Mwakoze kwitabira ubutumire bwacu uyu munsi duteraniye hano tugira ngo twongere tubaganirize tubahe ubutumwa bushyira abaturage ubutumwa cyane bugamije kwirinda ibyaha. Iyo tuvuze kwirinda ibyaha tubagezaho amakuru aba yakoreshejwe n'abantu bamwe bakekwaho ibyaha runaka, cyane cyane muri ino minsi turabona ko hari ibyaha byo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, escroquerie, aho abantu babeshywa amayeri hakoreshejwe amayeri atandukanye menshi bagashiduka batwawe amafaranga yabo cyangwa umutungo wabo kubera kubura amakenga. Uyu munsi rero uyu musore mumaze kubona hariya yitwa Musabyimana Theophile, ariko azwi ku izina rya Hirwa. Ngo ni izina ry'akazi niko we avuga, ni tuzina yita, ariko imyirondoro ye yenyewe ni Musabyimana Theophile. Buri afite imyaka 33. Akurikiranwaho ibyaha bitatu, harimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Nicyo cyaha nyamukuru akurikiranweho, aho yabeshya abantu batandukanye akoresha amayeri atandukanye akabatwara amafaranga. Uyu musore akoresha amayeri atandukanye, harimo ayo kwitira inzego z'ubutabera n'inzego z'umutekano, akagira abakanga akabatwara amafaranga, kubeshya umuntu ufite ikibazo runaka akajya mu nsengero akareba umuntu ufite ikibazo runaka akamubwira ko ngo amusengera cyangwa azamuhuza n'umuntu umusengera, ndetse akanamuhanurira ikibazo yari afite cy'uburwayi, cy'ideni, ngo kinyatsi, byose ngo bigakemuka. Kubeshya abantu ko bafatanya gushora imari mu bintu runaka, cyane cyane harabo yabeshye gushora imari ngo mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, hanyuma abantu bakamuha akayabo bakamwizera koko akayabatwara. Gukoresha impapuro mpimbano ngo nk'inguzanyo kugira ngo bagacura impapuro mpimbano, bagashaka inguzanyo muri banke, cyangwa se za mpapuro mpimbano bakazikoresha bagurisha ibibanza, umutungo w'abantu. Buriya hari n'ababeshya ko ari umukomisiyoneri, ko gurisha imodoka, gurisha ibibanza, yereka abantu ko amaze akodeshwa, ibintu byo muri uyu mujyi byose ngo umukomisiyoneri. Hariho rabagwa muri uwo mutego akabatwara amafaranga. Kwizeza abantu ko yabafasha guhindura ibyangombwa, bagakoresha inyandiko mpimbano, bakagira babeshya nko kugura umutungo. Abeshya n'abantu ko acuruza ibikoresho bya electronique. Iyo uvuze ibikoresho bya electronique harimo laptop, harimo telefone ngo zihenze. Hari uwo yatwaye 400 amwizaza ko agiye kumushakira iPhone 11 Pro Max. Kwizeza abantu ko aziranye n'abacuruzi batandukanye, ko ubwo ngubwo yarebye undi mucuruzi ko yajya ku mucuruzi akajya amuranguza, ndavuga kumuranguza, akajya kumuranguza ibicuruzwa ku bintu ku giciro cyo hasi. Uburiganya rero Musabyimana afite buzwi amaze gufatirwamo ni bwinshi. We azwi nka Hirwa. Buriya iriya zina Musabyimana Theophile abarizi ni bake, ariko abamuzi hanze ni Hirwa. Noneho rero hari n'ikindi, abeshya n'abakobwa urukundo akabakuraho amafaranga. Ntegura inyandiko ibyo tuganira tureba amayeri, navuze ntubu umutwe muri bukore ubeshya abakobwa urukundo yafashwe. Ubwo niwo umutwe ngo mujye oya ntimwibanda aho ngaho gusa, usibye ko nacyo ari kimwe mu bintu abeshya. Turaza kubijya mu muzi murebe abo yatwaye amafaranga. Uyu Musabyimana Theophile rero yafashwe ubwo aheruka gufatwa. Yafashwe tariki 19 Ukuboza, nyuma yuko atekeye umutwe umugore w'umwe mu bantu bafashwe bitira ba noteri. Ntabwo ari ababejo bundi. Mbere ya hari abafashwe bitira ba noteri bagurisha ubutaka bw'umuntu bwa Rusororo, baza gufatwa. Yegereye umugore w'umwe muri bari abantu bafashwe, amubwira ko aziranye n'umugabo we, amubwira ko
ashaka kwitura umugabo we. Uwo yituraga ni umugabo muri abo bafashwe, ko uwo mugabo we yamugiriye neza cyane, ashaka kumwitura akamufunguza. Noneho amubwira ko agiye kumuha, amusaba amafaranga 1,135,000. Ayo mafaranga rero yavugaga ko arayo kugira ngo asubizwe muri abantu bibwe ikibanza, bagurishijwe ikibanza. Noneho ngo dosiye ngo isubire inyuma ngo mu bugenzacyaha, ngo hanyuma ngo dosiye ntijye muri SMS. Murumva uburyo yabikoze. Icya mbere yabanje gushaka amakuru, ariko nta n'igitangaza kuko ndaza kubereka ko uriya Hirwa kumenya amakuru n'ubundi umuntu wafatiwe mu byaha, kuko ni click imwe barazire. Noneho rero yagiye kwesikoka umugore w'umunyacyaha mugenzi we. Umve nyine nta mpuhwe bagirira. Hanyuma mubwira ko amuha 1,135,000 ngo bakabisubiza uwakorewe icyaha. Dosiye yarigeze mu bushinjacyaha ngo igasubira inyuma mu bugenzacyaha, ngo hanyuma bakababarirana ngo dosiye ntijye muri SMS. Iyo SMS yavugaga ni system ubutabera bukoreramo dosiye. Umugore acyumva ngo SMS yumva ni ibintu bikomeye, yumva ko nyine ngo Hirwa ngo aze makuru. Noneho aravuga ati SMS arayemuhaye amafaranga koko, ndetse akamubwira n'amakuru kuri wa umugabo we, kandi yumva asa nkaho ari amakuru ngo yihariye, private information ku muntu. Undi rero nawe ngo ahita yizera koko aya mafaranga arayamuha. Aho turi buze kwatanga ubutumwa, aho ukeka ko ushobora gutanga amafaranga ngo umuntu agafungurwa. Uyu Musabyimana rero aho ngaho ibyo ngibyo yakoze, ni umuntu uzwi hano muri uyu mujyi. Nta gitangaza kuba yamenya amakuru y'umuntu n'ubundi wafatiwe mu byaha. Urundi rugero ngira ngo abo duherukana hano, hari umugabo witwa Calixte Kayiranga na Kayirebwa Aline, abo duherutse kwerekana. Umwe wiyise umugore, undi akita umugabo, barangiza bakajya kugurisha umutungo w'umuntu, baciye inyuma umugore wa Kayiranga bigize. Hanyuma muribuka neza ko nabasobanuye ko bari bahinduye irangamuntu, bafata ifoto ya Aline bayishyira ku irangamuntu y'umugore wa Kayiranga, ariko amazina aguma ari yayandi. Uyu rero Hirwa niwe wabibafashijemo kubona ibyo byangombwa. Urumva rero kuba yamenya andi makuru y'undi muntu, na urumva ko haba harimo ibintu by'ubutaka kwa noteri. Murumva aho ngaho n'ibyangombwa n'inyandiko mpimbano no guhindura indangamuntu. Amayirero n'ubundi akoresha yandi. Uyu Hirwa yabeshye umuntu amutwara 9,000,000, amubwira ko azamusengera agakira amarozi. Ubwo bari bahuye mu rusengero. Uyu aragenda akajya no mu rusengero akamaramo igihe hari umuntu ashakaho amakuru atagetinga. Yamara kuyamenya cyane, mu mbabare kuba mbivuze cyane, abakunze kwesukoroka ni igitsina gore. Uwo mu rusengero we yakuyeho 9,000,000, yamubwiye ko amuhuza n'umuntu, ndetse nawe bagafatanya bagasenga ngo indwara arwaye igakira, ndetse ngo akamukurira n'inyatsi mu mafaranga. Waba ufite 9,000,000 zo gutanga, ubwo hari inyatsi uba ugifite? Ko ari bakeya bazifite kuri konti ziryamye, nta nyatsi uba ufite. Ahubwo inyatsi aba afite niyo kudashishoza, niyo nyatsi ahubwo yarakwiriwe gushira, yo kudashishoza. Arayamuha inyatsi. Ikintu bita inyatsi hano hanze abantu sinzi bari kubizira. Inyatsi ni iki mu by'ukuri? Abantu amafaranga baragenda ngo bari ku inyatsi ya mbere bafite no kutagira amakengo ugatanga amafaranga yawe. Ubwo ngubwo 1,000,000 arayimuhaye, arabeshye ngo inyatsi, ubwo amafaranga baragiye 9,000,000. Musabyimana Theophile alias Hirwa yabeshye nanone ko azamuhuza n'umucuruzi ngo ucuruza telefone, amuha 400,000
telefone ya 11 Pro Max iPhone amafaranga arayatwara. Mbwira iyo wowe ugiye gucuruza nako iyo ugiye kugura telefone ni ngombwa ngo uce ku muntu runaka? Ntabwo ari itegeko. Wagiye ukajya mu iduka ukagura, kuki ugomba gucunga umuntu? Ariko ubwo ngo ari amubeshye ngo yarengaho azayamwishyurira, ubwo babanje kubigiraho inshuti. Bihera mu rusengero, bihera muri business, bihera mu rukundo. Urumva we point ze ni mu rusengero, kada bafite weakness ku rukundo, umukobwa akamwizeza urukundo n'abadamu, hanyuma n'abandi bafite ibibazo mu butabera. Izo nizo area ze n'abandi b'ibyangombwa. Ikindi cya gatatu, ubundi buryo bwa gatatu, yiyitira umucuruzi w'amabuye y'agaciro, avuga ko acuruza amabuye y'agaciro, asaba umuntu ko ashora muri iyo business, ashoramo ayarenga miliyoni 11 ngo bagiye gucuruza amabuye y'agaciro, arayarya ararangira. Hari ukuntu yitwara buriya, afata imodoka akayikodesha, akirirwa agenda mu mujyi, wamubona ukavuga ati uyu mwana yagezeyo kabisa, yakize akiri muto ku myaka ya 33, kubera ibyo akubwira, ibyo avuga. Kwizera abantu ko yabafasha guhinduza ibyangombwa, ushaka ibyangombwa runaka, mutation, akaba yabigukuriraho. Urumva nyine n'abantu b'amanyanga, guhinduza ibyangombwa mu buryo bwa shortcut, urumva ko n'ubundi baba ari amanyanga, wangiza ukiyandikishaho umutungo cyangwa se ukikuraho. Ibyo byose ni ibintu by'amafuta abeshya abantu. Ikindi cya gatanu, kwizeza abantu ko aziranye n'abacuruzi, abacuruzi baranguza ibicuruzwa byinshi, yamara ngo kubahuza akagukuraho amafaranga, ubundi akayagutwara. We ntabwo aravuga ngo yaguhuza nawe ngo ukamubwira ati marchandise ushaka ni izi ngizi, tugiye nabiguhera kuri ngi, ukamuha amafaranga, ubwo umuheruka ubwo ngubwo. Urumva ko mu byo byose abantu agenda atwara amafaranga n'abantu baba bafite gushishoza gukeya, haba harimo ubuteganye buke n'ubuteshuke ndetse n'uburangare. Kwizeza abantu ko yabafasha. Ikindi ubona kiri kugenda kizamuka cyane, kubeshya abakobwa ko abakunda, kubeshya abakobwa urukundo. Uyu Hirwa ashobora guhera umukobwa mu rusengero cyangwa se n'ahandi hari hose, cyangwa no ku kazi. Hari ukuntu amukadiri akareba ngo imyaka runaka, akavuga ati uyu nguyu hari amahirwe yo kumubeshya. Hari uwo yabeshye, barakundana, akajya ajya n'iwabo bamuzi, akajya afata imodoka, akagenda akamufata ku kazi, akamufata ku kazi, akamugeza mu rugo, mu gitondo akamufata akamushyira ku kazi, undi akabazi ko imodoka ariye kandi niba yakodesheje ya diru y'iminsi. Hanyuma umukobwa aramwizera, Hirwa atangira kumubwira ukuntu azamufasha kujya muri Canada, kwikubitira umukobwa mu 3,000 by'amadolari. Amaze kubona ko umukobwa byoroshye kuyatanga, akajya mwongera 500,000, 200,000 ngo by'ibyangombwa, imiti yanjye yagize gute, ibintu mu by'ukuri uri umuntu ushishoza utakwemera. Iwabo bamuzi, nyina w'umwana amuzi, abona ari umwana w'umusore rwose ufite ngo viziyo. Impamvu rero tuba twabahamagaye nk'ubu ngubu, hariho abamuzi nka Hirwa, ariko mu by'ukuri amazina ye mwayabonye, Musabyimana Theophile. Hariho nawe ubwe ibyo yatwibwiriye, ntabwo yibuka abo yabeshye. Impamvu tuba tubasabye ko dufatanya muri ubu buryo, no kugira ngo ayo makuru amenyekane hanze, hatazagira undi azongera kubeshya. Ndetse niba hari nabo yabeshye batongeye kumubona, baze batange ikirego.
kuko twabonye ko muri no minsi ngira ngo ubushize naberetse bari abantu ejo bundi bafashwe Kayiranga Calixte na Kayirebwa Aline bafashwe bishingiye ku makuru twari twaratanze mbere, ba noteri barahumuka bagira amakenga. Abantu rero babeshywa urukundo, abantu babeshywa kwinjizwa muri business, ababeshywa gushora amafaranga muri business runaka, ngira ngo ni mu bagezeho amakuru hashobora kuba hari ababaye victim, hari ababeshywe ibintu nk'ibi. Ubwo butumwa rero mudufashe, mudutumikire, mubageze kuri abo bantu. Niba hari ufite ikirego akaba Hirwa yaramuciye muri humye, ndagumya gukoresha Hirwa kuko niryo azwiho hanze, ariko ni Musabyimana Theophile atera intambwe yegere RIB hano i Remera atanga ikirego gikurikira cyongerwe ku bindi. Araregwa ibyaha bitatu. Icyaha cya mbere no kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano, kwitira urwego rw'umwuga. Uyu mu bihe bitandukanye n'ubwa mbere akurikiranyweho ibi byaha. Uyu musore Hirwa Musabyimana Theophile ntabwo ari ubwa mbere akurikiranyweho ibi byaha. Buriya uko mumureba ibyaha akurikiranyweho, itariki ya 10 kwezi kwa 10 umwaka wa 2023 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe mu igororo rya Nyarugenge rizwi nka Mageragere. Indi myaka 2 arayisubikirwa mu gihe cy'imyaka 3. Ubu yongeye gufatwa akiri mu myaka yasubikiwe. Tariki ya 29 z'ukwa 11 uyu mwaka wa 2024 Musabyimana Theophile yakurikiyeho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, aho bahimbye inyandiko yemerera umuntu kwaka inguzanyo ya miliyoni 16 muri banki. Dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha, ubu ngubu niho yariri. Tariki ya 5 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 hari dosiye iregwamo n'ubundi Musabyimana yoherejwe mu bushinjacyaha akurikiranyweho icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, hamwe yeskurotse umuntu amusaba gushora amafaranga muri business y'amabuye y'agaciro akamutwara arenga miliyoni 1. Tariki ya 4 z'ukwa 3 uyu mwaka wa 2024 hari ikindi cyaha akurikiranyweho cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, hamwe yari yabeshye wa muntu ko agiye kumugura telefone amutwara ibihumbi 400 by'amanyarwanda. Ibi byaha rero akurikiranyweho, icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gihanwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho ahamijwe n'urukiko igifungo yahabwa ni hagati y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Icyaha cya kabiri ari cyo gifite ibihano biremereye, guhimba no guhindura inyandiko mpimbano, guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano akaba ari icyaha gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aramutse abihamijwe n'urukiko, igihano yahabwa cy'igifungo ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, hakiyongeraho ihazabu hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Naho icyaha cyo kwitira urwego rw'umwuga gihanwa n'ingingo ya 281. Igihano yahabwa aramutse agihamijwe n'urukiko n'igifungo hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 6 y'igifungo. Nkuko mwabyumvise biriya byaha nababwiye yarasanzwe akurikiranyweho, ubu ari mu isubiracyaha muri make, kuko urumva kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, inyandiko mpimbano, kwitira urwego rw'umwuga, naho ngaho nibyo byaha bye. Ubutumwa rero dutanga, RIB irasaba abantu kugira amakenga pe. Nibwo ubushize nababwiye ko n'ubu ndongera mbisubiremo, ibi ni ibyaha byacika abantu baramutse bagize amakenga. Ni ibyaha byacika abantu baramutse bagize amakenga, ariko nanone ni ibyaha biganisha, ni ibyaha bigendana n'iterambere. Ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ni ibyaha bigendana n'iterambere,
mu ruhe rwego nuko abantu nkuriya Hirwa Theophile azi neza ko bya byaha byo kunigana, gutera amakace, ibyo twita violent crimes, iyo agikoze byanze bikunze inzego z'umutekano z'ubugenzacyaha zimugeraho mu masegonda. Abantu rero kuko babona ko ingamba zigenda zikara, igihugu gifite umutekano kidashaka violent crime, iyo mvuga ni ibyaha bikoresheje ikiboko violent, abantu bagenda bimuka bava muri ibyo byaha bajya mu byaha ibyo bita white collar crimes, akagushuka ukamwihera amafaranga. Ubu hariho n'abantu batinye gutanga ibirego kuko babona ko ngo bibateye isoni, umuntu nkuriya ngo arantuka ngo escroquerie, ubundi abajye kwivuga ni bakeya, ngo yandushije ubwenge. Ababivuga ni bakeya, ariko icyo tubabwira nubwo baba kwescroquer uko byagenda kose, ni byiza ko utanga amakuru, kuko white collar crime niwo wabimwihereye, ukumva ukuntu umuntu yakubwiye ngo shora ngo tanga miliyoni 9 ngo gukize inyatsi cyangwa ngo gusengere ngo wumva biteye isoni. Abenshi barabiceceka, ariko icyo tababwira si ngombwa kubiceceka. Turasaba abantu rero kugira amakenga, kuko ibyaha byashira byarangira. Ubundi butumwa dutanga, si ngombwa ngo umuntu niba yakwijeje urukundo utangire kumurekurira amafaranga yawe, uzamwegura umutungo wawe mwabanye, kuko iyi si ni mbi cyane. Araza akakwereka urukundo mu buryo buteye ubwoba, agakora ibyo bidashoboka, nawe ukavuga ati urukundo. Niba rero wari ufite na karanse y'urukundo, akaziba icyuho ukavuga ati uyu niwe nanasubijwe, kandi mu by'ukuri arakuryoshya. Urabona n'ibintu biri abnormal. Ese umuntu ntagira akazi, aragupikinga buri gitondo, akakudoropinga, akongera akagufata ku kazi, wakora akazi karya, kandi noneho wanamubaza tukora iki se? Ndi umucuruzi. Hari ijambo rero bose bihishamo ngo ni businessman. Buriya na Hirwa nawe avuga ko ari businessman. Businessman aba agomba kuba afite business akora, ariko nyine ushobora kuvuga ngo ni umukomisiyoneri, kandi koko arabikora, ariko birimo ubweswe. Kuba rero umuntu akuvuga ngo ni umu businessman, nyereka type of business ukora. Utaba ukora business nyine iri irigo, curuza urumogi, kuko nayo ni business, irigo business temewe n'amategeko. Ushobora kuba ukora ibindi bikorwa bitemewe nyine. Rero kuguta mu mutego ngo w'urukundo rwose, agatangira gushyira abangaba ntibatinya no gucapisha invitation, ugacapisha invitation nawe akakwereka ati dore sample, nawe ukavuga ati ya ndasubijwe, umwana mwiza nk'uyu nguyu. Uriya nta kintu umupfa, kuko afite icyo ashaka kugukuraho. Abantu rero nibakanguke. Ikindi, umuntu akwinjiza muri business ate ugashora amafaranga yawe nta kintu bishingiye. Business ntuzabacururiza ngo agiye kujya ngo hakurya, ngo agiye kuzana ngo muzanire y'imari, ngo kuko mu minsi bari bamaze iminsi hari ibyo bakorana. Ntabwo uyu nguyu kwiba, ntabwo akwiba umunsi wa mbere, arabanza akakuryoshya, ndetse ashobora no kuvuga ati shora, akakwereka ko akungukiye, akongera ugashora, akakwereka ko akungukiye, ukaryoherwa, noneho ukazana menshi, akayatwara, akakubabaza, akagukubita ahababaza. Abafatanyabikorwa beza rero, ubutumwa rwose mugeze ku Banyarwanda, kandi ndasaba umuntu wese utega amatwi ubu butumwa, bugira ubwawe ubusangize na mugenzi wawe. Maze hari ikintu bababwira ngo iby'i Kigali ntawe uvuga, business yawe ikora bucece. Iyo ubibwiye abandi baragutobera. Ubwo icyo bakubwira ntugire ubibwira ngo akugire inama, akubwire ngo icyo nacyo ni ikindi. Ariko niba hano rero aho ikibazo kiba, uburyo banayabaha, abantu baba barateguye kare neza, barateguye tere y'ukuntu bakwepa ubugenzacyaha cyangwa se ubutabera. Nta kimenyetso asiga,
amafaranga arayamuha mu ntoki, akayamuhera kanaka akamuhereza mu ntoki, ku buryo ujya kubona ikintu kimuhuza na kanaka ukakibura. Ariko rero hariho nabo ibimenyetso bihari. Icyo tuvuga, abantu bagira amakenga kuko wavuze ibyo ngibyo byo kubeshywa urukundo. Hari n'ubundi buryo wenda nza kuvugaho mu bunyibutse nimbwibagirwa, uburyo bujyanye na bourse. Aba rero ababeshywa ni benshi, bari muri kategori zose. Hari abari hano mu Rwanda, hari aba diaspora, bose barabeshywa kandi babeshywa ku mpande zombi. Ari umugore ubeshya umugabo, ari n'umugabo ubeshya umugore, murabizi cyane. Hariho n'ababikora bishakira impapuro, bagerayo bagashwana. Ibyo ntabwo bitureba, ibyo ni ibyabo. Iyo babikoze mu buryo bwemewe n'amategeko, bagerayo umwe yashakaga impapuro bagatandukana, izo na feriza. Icyo tuvuga ni umuntu ubwira umuntu uti jyewe nzakurongora, ndi umugore n'umugabo, ndetse bagatera intambwe bakajya gufata irembo kugira ngo ugire icyizere. Bamara gusaba irembo bakarifata, noneho umukobwa cyangwa umuhungu akagira icyizere, agatangira kujya yinvestisa muri wa muhungu, muri ya nzu bazabanamo. Hano rero abantu barajijwe cyane. Mbere y'uko utanga amafaranga, banza ukore transfer, ugaragaze ko iyo nzu muyifatanyije 50-50. Naho kohereza amafaranga gusa ku nzu yanditse ku muntu, ushobora no kuzajya n'igihe cy'ubukwe imaze kuzuza, ushobora no kugera igihe cy'ubukwe cyagera yarayigurishije, kuko nta kintu na kimwe cyamuzitira kuba yayigurisha, kuko niye 100%. Rero niyo mpamvu tubabwira ati mbere yo kohereza amafaranga, banza akugaragarize ko ayifiteho uruhare, akohereze na UPI, umenye ko nawe uyifiteho uruhare. Muri make wemvestise mu kintu uzi. Ni kimwe na yadena na bwa bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ni gute wohereza miliyoni zawe zirenga 11 ngo uzijyanye, uzohereje muri business y'ibyangombwa utazi, ni nko kuyatera inyuma. Ese wamubwiye akabanza gahinduza muri RDB, niburo icyo cyangombwa cya business nawe kikakujya ku mazina? Abantu bakwiriye gufunguka. Nuko ariko akenshi bababwira ngo ni amadiru. Ni amadiru, urabona si byiza kwiteza ubuyobozi. Nyine ibyo bavuga ngo si byiza kwiteza ubuyobozi rw'imyaka runaka, nta muntu mukuru hari, ntaki, urumva bivamo. Experience dufite nuko ari uko birangira bigenze. Turabasaba rero ko babyiharika, bafatanye natwe. Ntabwo ari ngombwa ngo ikindi ababyeyi muri iki gihe cy'iminsi mikuru bamenya aho abana babo bari gukorera iyo minsi, bari kuri iyo minsi mikuru pe, kuko hari ababyeyi batungurwa umwana we yafashwe, yamubwiye ngo yaregiye gusoreza umunsi mukuru ahantu runaka, akumva akamubwira ngo ari Kibagabaga ku mucuti we, ukumva ngo afatiwe Ruyenzi. Mukabara ahantu bari kunywa ibiyobyabwenge. Aho ni naho bamwe bafatirwa amafoto y'ubwambure, nyuma y'iminsi mikuru agatangazwa, agasakazwa hanze. So ibyo byose rero ni mu rwego rwo kugira ngo twishime mu buryo twirinda icyaha. Abantu turabifuriza iminsi mikuru myiza izira icyaha. Madamu niwe wabanje. Yes. Ntabwo ari n'abakobwa gusa, n'abahungu n'abagabo, ni vice versa. Buriya rega hose nta miseke igoroye irimo. Hari abakobwa bashukwa, hari n'abahungu bashukwa. Ariko si ubwo reka nze nkubwire by'ukuri, impano iyo utanze impano ubuguza, uyitanga n'umutima wawe, kandi iyo nguhaye impano I don't expect return, nuko ngukunda. Niba ngusohokanye tugasangira, ubwo ibyo nabyo
nje ndi codinga ngo uzabinyishyure cyeka niba umuguza hari abo babikora baba babizi nyine ni projet nk'izindi wemvestisamo ikunguka cyangwa igahomba icyo twavugaga ntabwo havuga ngo ushize wansokanya muri hoteli turya ibyaye oya ibyo tuvuga ni biriya agenda akamufatisha nka loan kuko akora mu rwego runaka cyangwa mu kigo runaka gitanga loan akipoteka salere ye akamubwira ati uze ari amafaranga tuyashyire muri iriya nzu yanjye nawe tuzabana bajya bavuga gukora transfer akajya ahora bikarangira aho ngaho urumva ko arimo bweso ariko ibintu byo gusangira fanta coffee ngo necklace wamuguriye flowers ubwo nabyo urumva abantu nyine babe cautious hari ibyo watanga nyine ntibibe byanabonera n'ibimenyetso ndetse ntibibe binagara kuko umuntu ukunda ubundi n'ahandi hose niko bimera hari ikindi wambajije cyambere isa nk'ikincitse kwiyongera kw'ibyaha no kugabanuka buriya mu mibare birazamuka kubera ko twigishije abantu bakabimenya bagatanga amakuru bagafatwa hari ibyo bita dark figures wajya wabaza statistique ugasanga ibyaha ni bikeya cyane ntabwo bivuga ko nta byaha bikorwa twebwe nk'igihugu rero turi transparent kuko tuba tugomba kwereka abaturage ibyo akazi dukora mu rwego rwo kubahugura kumenya uburenganzira bwabo bwo kwirinda bakamenya ibyaha bikorwa amayera akoreshwa n'uburyo bwo kubyirinda nicyo kiba kigamije naho ntukeke ko kwerekana umuntu hano hari ikindi kiyo kigamije ngira ngo resultat murazibona ari yuhirwa yafashwe kubera amakuru kubera abo twerekanye ba mbere ari Kayiranga na Kayirebwa bafashwe kubera abo twerekanye mbere byose ni uruherekane izo ni ingero za hafi nagira ngo mbabwire so kiba kigamijwe ni neza ya rubanda